Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro nirishimwe ko yabanye natwe kuri uyu munsi, tukaba tugeze kuri iyi saa tugihumeka umwuka w'abazima. Nta nkuru mbi twumvise mu muryango wacu, nta nkuru mbi twumvishe mu bacu. Imana y'amahoro nibishimirwe. Muri aka kanya rero nk'ibisanzwe turashima Imana yuko nta nkuru mbi twumvishe mu bakunzi ba Berwa TV, kandi nkunda kuvuga ngo naho bitameze neza mukomere, ntabwo twabibaza ngo uragira ute, kuko nibwo bumana bwayo. Bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu mu kiganza. Ntabwo rero twabibaza ngo uragira ute. Imana ishimwe ko yakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Muri aka kanya rero reka mbonereho gusuhuza inshuti zacu za Berwa TV. Turasuhuza inshuti zacu ziri mu Rwanda, Amerika, Canada, mu Bufaransa, mu Bubiligi, inshuti zacu ziri muri Kenya, Tanzania, Uganda, mu Burundi, inshuti zacu ziri Malawi, Mozambique, ziri China. Turabashuje mwese aho muherereye inshuti zacu n'ibihugu tutarondoye, mwiyumvemo ikaze kuri Berwa TV. Nk'uko bisanzwe rero turi kumwe na Mama Berwa, tuje nk'uko bisanzwe mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze twiragize Imana y'amahoro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, turagushimye ko waturinze kuri uyu munsi, nta gikuba cyacitse muri twe cyangwa mu bacu. Nubishimirwe. Mbere y'uko tugira icyo tuvugira imbere yawe, reka amaraso yawe abanza tweza dutunganye, adukureho umugayo wose. Njyewe ugiye kuvuga iri jambo ntaba ari njye, ururuke wivugire muri njye, kandi n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, baryumvire muri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye, amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 4. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 4 n'umurongo wa 21. Haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebweho dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati, nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi uwo azaza atubwire byose. Yesu aramubwira ati, ni njye tuvugana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu musamariyakazi ndamukunda, ndamukunda cyane. Mfite ikintu mukundira gitandukanye n'ubuzima tubayemo muri iyi minsi, cyangwa se ubuzima twakwita ngo ni ubw'abakristo. Ariko niba ari ubw'abakristo ntago mbizi, kuko hari ubuzima tubayemo dushaka kugira ubwiru, ibintu by'Imana kugira ngo tubigire ubwiru, ugasanga umuntu ntashaka gutangaza amakuru. Uyu musamariyakazi rero, muribuka ko Kristo yamusabye amazi, akamubwira ati ntago abayuda bashobora gusangira n'abasamariya. Aramubwira atoya, ntago bishoboka, ntabwo twanywera ku gikombe kimwe. Amwereka ko ari ikizira. Aribwo Yesu yamubwiraga ngo iyawe wari uzowimya amazi. Ariko aha siho nshaka gutindaho, ahubwo ndashaka gutinda kuri iri jambo Yesu yamubwiye. Aramubwira ngo igihe kirageze ngo kuko mwebwe murasenga Imana mutazi, cyangwa se murakurikira Imana mutazi, kuko Imana yari iyo mu Bayuda. Arangije aramubwira ati, ariko igihe kirageze ngo abasenga data mu kuri no mu mwuka aba ari bo bemerwa. Ngo kandi data ni umwuka, n'abamusenga mu kuri no mu mwuka nibo bagomba kumumenya cyangwa se kumusobanukirwa. Ngo igihe kirageze abantu basenge data mu kuri no mu mwuka, kuko data nawe ni umwuka. Arangije aramubwira, umudamu amubwira ijambo ryiza ngo, ndabizi neza yuko hazaza Mesiya ari we Kristo, ngo azabasha kutumenyesha byose, kuko yari amaze kumubwira yuko bo basenga icyo batazi, kuko atari Abayuda. Yesu amaze kumubwira uko nawe yamubwiye, aramubwira ngo ndabizi neza ko hazaza Kristo,
Kristo ngo ari uzatumenyesha byose. Nje gushima Imana cyane, nje kuvuga ko kubabwira yuko uyu mu gihe cyabo basengaga ibyo batazi, ariko yizeye, barabibwiwe na Yohana, bizeye ko azaza Kristo akabamenyesha byose. Kristo rero yaraje, Imana nishimwe, yaraje atumenyesha byose, atubwira byose, adusobanurira byose. Uyu mugore Kristo arangije aramusubiza, aramubwira ngo ndakubwira ukuri ko ari njyewe turimo kuvugana. Imana y'amahoro nishimwe. Arangije aramubwira ati ariko igihe kirageze abasenga data mu kuri no mu mwuka ngo bemerwe, kuko ibindi byose bikuweho. Kuba uri umuyuda nka umusamariyakazi ibyo ntacyo bikivuze, kuba Imana yari y'abayuda ibyo ntacyo bivuze, kuko Mesiya naraje kuko naraje. Aramubwira ngo igihe kirageze ngo havugwe cyangwa hemerwe abasenga data mu kuri no mu mwuka. Haleluya, haleluya. Aba ariko Kristo aramubwira ngo igihe kirageze abasenga data mu kuri no mu mwuka aba aribo bemerwa, aba aribo bana b'Imana. Uyu mudamu ngarangije aramubwira ati nari mbizi ko Mesiya azaza, ariko aramubwira ati ni njyewe. Rero Mesiya yaraje atumenyesha iby'ubwiru bw'Imana, atumenyesha icyo dukwiriye gukora, atumenyesha uko dukwiriye kugenda, atumenyesha uko dukwiriye gusenga, ko dukwiriye gusenga mu kuri no mu mwuka. Rero ibihe turimo ntabwo ari ibije baratubwiye hano, baratubwiye ngo ni ukuri data basenga data mu kuri no mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ngo data arashaka ko bene abo ari bo bamusenga, ngo kuko igihe kirageze yuko data ashaka abamusenga mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka kabo ari bo bamusenga. Imana y'amahoro nishimwe. Nta kindi kintu na kimwe usabwa, Imana irashaka kuyisengera mu kuri no mu mwuka, ngo kuko data ari bo abo ari bashaka ko bamusenga. Ntabwo agikeneye abayuda, ntabwo agikeneye abagiriki. Ibihe turimo nta muyuda nta mugiriki, oya. Harahiriwe usenga data mu kuri no mu mwuka. Nta cyubahiro kivuzwemo hano, nta mupasiteri, nta murevera, nta torero mu yandi magambo, nta deperi, nta protesta, nta deperi, nta zayoni, nta kintu na kimwe hano. Kristo yabwiye umugore, yaramubwiye ngo igihe kirageze ngo abasenga data mu kuri no mu mwuka, ngo kuko abo ngabo ari bo data akeneye ko bamusenga mu kuri. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe karibo, abo nibo data akeneye gusa, abamusenga mu kuri no mu mwuka. Wikwisuzugura mama, wikwisuzugura ngo ukeneye kujya gushaka abahanuzi. Icyo usabwa ni ugusenga data mu kuri no mu mwuka, ugasenga utari umusambanyi, ugasenga utari umujura, ugasenga utari umwibone, ugasenga utari ibandi, ugasenga utari umunyamanyanga, ugasengera data mu kuri no mu mwuka, kuko nibyo akeneye. Kristo amubwira aya magambo meza cyane, aramubwira ngo igihe kirageze ngo data akeneye abamusenga mu kuri no mu mwuka, ngo kuko uwo Kristo, kuko uyu musamariya yaramubwiye ngo turabizi neza ko ibyo tutazi cyangwa ibyo twahishwe hari Mesiya uzaza akadusobanurira. Arangije aramusubiza ngo Mesiya uwo mutegereje, ndakubwiza ukuri yuko ari nge turimo kuvugana. Ngo kandi icyo data akeneye ntabwo ari uko wanyima amazi kuko ndi umuyuda, ntabwo ari uko wanyima amazi kuko ndi umwisiraheli, oya, ibyo byararangiye, naraje. Data bakeneye ni abamusenga mu kuri no mu mwuka, atitaye ku kintu namba ngabo nibakeneye. Nakire neza ijambo ry'Imana. Ndafashijwe. Imana y'amahoro nishimwe. Ndafashijwe. Ntabwo ibyo tureba nk'abantu cyangwa se dutekereza nk'abantu ntabwo ariko biri ku Mana, ntabwo ariko biri, ntabwo ariko biri. Ibyo wibwira ntabwo ariko biri. Niba wibwira yuko umushumba ashobora kuba ari we wagusengera ibintu bigakoreka, ntabwo ariko biri. Niba wibwira ko umuririmbyi cyangwa umuhanuzi, oya, dore icyo data gushakaho ni uko umusenga mu kuri no mu mwuka. Ntabwo ibyubahiro kwa papa bikora, oya. Ntabwo kuririmba bikora, oya. Ni ukuramya koko ni byiza. Nabwo uramije ariko mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Kubwiriza ntabwo bikora, ni ukubwiriza ntabwo bikora. Bikora iyo bikoze mu kuri no mu mwuka. Guhanura ntabwo bikora iyo bikoze mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Gutamba ntabwo bikora iyo bikoze mu kuri no mu mwuka.
imana nishimwe cyane. Ibyo bintu byose ntabwo bikora iyo umuntu abikoze mu kuri no mu mwuka sha. Umuntu abikoze mu kuri no mu mwuka, haramubwira ngo igihe kirageze, dore abo data ashaka, arashaka bamusenga mu kuri no mu mwuka. Abo ni bakeneye ko bamusenga batitaye aho bavuka, batitaye karande, batitaye gakondo, batitaye amadini basengeramo, batitaye ibyo bari byo, batitaye amatitire bari byo, batitaye amafaranga, batitaye ku mafaranga bafite, batitaye ku bushobozi bafite, batitaye ku moko yabo, batitaye ku bisekuruza, batitaye ku cyubahiro cyabo. Dore abo data akeneye imbere ye, dore abakeneye ko bamusenga. Bivuze ngo hari abakeneye ko bamusenga, hari n'abo adakeneye ko bamusenga. Haramubwira ngo dore aba data akeneye, hagezweho igihe kirageze ngo hemerwa abasenga data mu kuri no mu mwuka. Imana nishimwe, haleluya. Imana nishimwe, igihe kirageze ko hagezweho abasenga data mu kuri no mu mwuka. Igihe kirageze ngo dusengere data mu kuri no mu mwuka. Igihe kirageze nta kintu witayeho, ni wisuzugure, ni wumva ibibazo bikurenze, jya mu cyumba cyawe upfuka musenge, umubwirire mu kuri no mu mwuka. Ubanze ukureho ibyaha byose, ubwire papa mu kuri no mu mwuka, nawe azakumva, kuko igihe kirageze. Haramubwira ngo ni ukuri, ndakubwira ukuri yuko hagezweho abasenga data mu kuri no mu mwuka. Aramubwira ati ni njyewe naraje, ibyo mwabwiwe n'abahanuzi, ibyo mwabwiwe na ba Yohana byarasohoye. Ndakubwiza ukuri kaka kanya ninge turi kuvugana. Kristo yaraje rero, yatumenyesheje ubwiru bwe. Nta kintu namba dufite cyo kwitwaza. Uyu mugore akimara kubona Kristo amurondoye, Imana iduye kugendana n'ibihamya, ngakimara kubona Kristo amurondoye aremera cyane. Naramukunze uyu mugore ntabwo ari nyirakigunyu, uyu mugore ntabwo ari igisambo, uyu mugore ni umuntu w'Imana. Arangije ngo ati bidomora aho ngaho, ati ibyo yaraje kuvomesha, ngariruka azenguruka umudugudu wose. Arababwira ngo nimuze murebe, mbonye umuntu ndondoye, mbonye umuntu umbwiye ibyanjye, ngazenguruka umudugudu wose. Arararika, aravuga ngo birashoboka ko ari wa Mesiya twari turindiriye, birashoboka ko yari ari Kristo twari turindiriye. Ngarazenguruka, abantu baraza, ngo bamaze kuhagera ngo Kristo arabigisha, barihana, habatizwa ibihumbi n'ibihumbagiza. Mwumve iminyago uwo mugore yazanye sha, mwumve ukuntu abantu bazi gukorera Uwiteka. Wowe umaze imyaka mu rusengero, nta muntu n'umwe urageza kuri Yesu, aho umenyeye yuko banasenga mu kuri no mu mwuka, ntabwo wifuza kujyana yo mugenzi wawe ntacyo usenga, ntacyo. Subira inyuma, ubanza ugira urukundo rwo kumva yuko mu ijuru atarahawe gusa. Wumve ko wifuza ko abantu bose twazahurira mu ijuru. Nibwo uzarusenga mu kuri no mu mwuka. Uramenya aho ukura amafaranga, uramenya aho business ikorerwa. Ntube wabwira mwene so uti dore aho ndangurira, dore aho nkorera. Oya, ntacyo usenga, ntacyo. Twamaze kubona ko hari n'abantu basenga ariko bafite ishyari mu bintu byo mu mwuka. Yabona aho yakiriye, yabona aho yazanzamukiye, yabona aho yakiriye imbaraga, akaba atakujyanayo, akakujyana hamwe. Uyu mugore naramukunze ku rwego mudashobora kumva. Ngarararika umudugudu wose, arawubwira byari bimuzanye kuvoma, arabireka. Ushobora kugera ahantu wari ujyanywe no gukora akazi, ukabona hari abakeneye ijambo ry'Imana, ukarambika hasi business, ukabanza ukavuga ubutumwa. Hari umugore nakunze, njye twebwe aho mvuka kavukire duturiye isoko, yaje kurangura bumwiriraho, imodoka irahagarara, ibintu abishyira aho ngaho, nta modoka nyinshi zazihari. Ararangije arabwiriza isoko, aravuga ati umugambi watumye mbura imodoka yari ukugira ngo mbabwire. Avuza induru mu isoko ati nimwihane, nimutihana ararimbutse, dore ibyanjye birayaha, ibyanjye. Ariko ndababwira Kristo ntabwo ndi burarire hano ubusa. Avuga Kristo twari tumuzi nk'umuzunguzayi uza kwirangurira ibijumba n'ibitoki byabereye ahantu rwose runaka ikarama. Avuga Kristo. Birakwiriye ko tuvuga dusenga data mu kuri no mu mwuka, kandi aho twabonye amasoko tukabwira abandi. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye ko wabanye natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi ndagushimye ko wongeye kutwiyereka tukagusengera mu kuri no mu mwuka. Buri muntu wese wumvishira ijambo rigira aho rimukura naho ribumushyitsa. Amena. Shalom, ndabakunda. Niba unyuzwe n'iri jambo Mama Blessing, Mama Berwa kugejejeho,
ndifuza yuko wakora subscribe, share na comment, tukajya tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Shalom, 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 ndabakunda.